umuntu wari wantumye ibikukuru ariko nge simbimenye ko agapfunyika ari yampaye kari karimo ibikukuru. Ubwo rero basanze muri scanner babibonye babona ngo ari amabuye. Nagiye kumva numva bari guhamagara muri microphone muri za bafre zabo zo hejuru mu kibuga cy'indege cyose kiba kiri kumva. Uwitwa Eric arakenewe. Ariko mwabantu mwe nakubiswe n'inkuba. Ntucikwe. Subscribe to DS Connect TV. Iyi ni DS Connect TV, nge amazina yanjye ni Eric uzike nkuko bisanzwe. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Reka mbasuhuze rero aho muherereye hose, dore ko twari tumaze igihe mutabona ibiganiro byacu, ariko nkuko mubizi hari igihe umwanya ugitubana mukeya, ariko igihe cyose nkuboneye haza nkabagezaho ibiganiro. Ubwo reka mbasuhuze abaherereye muri Amerika, abaherereye muri Europe hano duherereye, abaherereye muri Afrika iwacu yo dukomoka, ndetse n'ahandi hose haba muri Aziya, muri Australia. Mwese nabashuhuje kandi Uwiteka akomeze abarinde. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye ikiganiro gifite insanganyamatsiko yerekeranye n'ibyo gufata urugendo, dore ko muri ibi bihe turi kwegereza igihe cyo kujya mu vacances cyangwa se mu biruhuko cyangwa se muri fair nkuko mu kidanwa tubivuga. Rero nkaba nshaka kugira ngo tuganire bimwe mu byo ugomba kwibuka mbere yuko utekereza urugendo, ndetse n'ibyo ugomba kuba ufite ku rugendo, n'ibyo ugomba kwitaho mbere yuko uhaguruka. Rero hari ikibazo cya mbere navuze ngo niki ugomba kumenya mbere yo gufata urugendo rw'indege. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ukimara kumenya itariki uzahagurukiraho cyangwa se ugiye gukatisha, banza urebe pasiporo yawe niba ifite igihe gihagije. Murabizi ko amategeko ya pasiporo ntago umuntu agenda mu gihe pasiporo ye iri munsi y'amezi 6. Ni ukuvuga ngo impamvu baba barabifashe gutyo bagira ngo babeshuwa ko kuko visa niba ari ibihugu byinshi bitanga visa y'amezi 3, bikongeza iyo byongeje visa ubwo nandi mezi 3 bikaba 6. Niyo mpamvu iryo tegeko ririho rero ko umuntu agomba kugenda mu gihe pasiporo ye byibuze itari munsi y'amezi 6. Niyo waba usigaje umunsi umwe ngo irangire pasiporo yawe cyangwa se iminsi 2, ni ukuvuga ngo ntago bakwemerera, ugasanga amafaranga yawe arahiye apfuye ubusa kubera ko utarebye pasiporo yawe igihe igomba kuba ifite mu gihe uhagurutse kuri iyo tariki wafatiyeho itike y'indege. Ikindi ugomba kwitaho rero ni visa. Igihugu ugiye kujyamo birasaba ko uba ufite visa yaho ugiye. Dore ko akenshi wenda muri ibi bihugu by'i Burayi twebwe ntago biba bisaba ngo ugure visa cyangwa se usabe visa, tugendana n'amapasiporo yacu gusa cyangwa se n'ibyangombwa, ntago basaba amaviza usibye wenda nka England kubera ko yavuye mu bumwe bw'i Burayi cyangwa se muri Union Européenne, aho ugomba gusaba visa yaho. Cyangwa se ujya muri Amerika ugomba gusaba visa, ibi byose. Ariko hakaba hari n'ibindi bihugu ugenda nta visa. Ubwo rero ugomba kumakinga sure ko aho ugiye badasaba visa cyangwa se bayisaba. Ukaba witeguye kuba ufite iyo visa ku rugendo rwawe, kugira ngo urugendo rurusheho kugenda neza, aho kugira ngo bakugarure ku kibuga cy'indege ngo nta visa ufite. Amasaha yo guhaguruka.
ugomba kumenya amasaha yo guhaguruka y'indege. Hari abantu bajya bibeshya ugasanga barakererewe, ubundi itegeko mpuzamahanga rivuga amasaha 2 kuba wageze ku kibuga cy'indege. Mbere yuko indege ihaguruka ugomba kuba wageze mbere y'amasaha 2 ngo indege ihaguruke. Muri ibi bihugu by'i Burayi hari igihe tuba dufite ibibuga wenda rimwe na rimwe biba bitari bize cyane, hari n'igihe uhagera hari kubura n'isaha imwe ugacekinga in, bikaba ari nta kibazo, ariko itegeko rivuga ko ari amasaha 2. Mu gihe utabyubahirije wenda waje hari kubura isaha n'igice cyangwa 2, baba bafite urwitwazo. Igihe cyose wagira ikibazo cyuko utagenda kubera igihe, baba bafite urwitwazo rwo kukubwira ko wakererewe, kubera ko bavuga ko ugomba kuba uhari byibuze mbere yuko amasaha 2 indege ihaguruka. Noneho ugomba kwita ku mutwaro ujyanye. Ugomba kuba ufite, niba indege wakatishije hari yemera igikapu kimwe, hari izemera ibikapu 2, hari noneho n'izitemera na kimwe, noneho ahubwo ukagura ibiro, ukagura umwanya w'igikapu. Ubwo rero ugomba kumenya ko igikapu kiba gitegekewe cyangwa se amategeko ntawe kigomba kurenza ibiro 23 buri gikapu. Ubwo niba ari ya 2 ugomba gushiramo gufata ibikapu 2 biro 23 gukuba 2 nyine, cyangwa se ibikapu 2 by'ibiro 23. Ariko nturenze. Wenda nk'urugero nabaha, hari igihe hano muri Europe hari igihe ugenda warengejeho nk'ikiro kimwe cyangwa 2, wagera ku kibuga cy'indege bakakubwira rero ngo warengeje, ugasanga babuze ukuntu babigira, bakavuga okay, bagahumiriza bakakurekura ukagenda iyo hasanze umuntu mwiza. Ariko abenshi barabyihanganira ikiro kimwe cyangwa 2. Ariko muri Afurika mw'abantu mwe nabo nta miyaga bashyiramo. Ngewe ibyo ndi kubabwira ndabizi, niyo urengeje ikiro kimwe muraserera, ubwo bikaba ngombwa ko ubisiga aho ngaho. Niba ari utuntu washize hejuru, niba ari inkweto, niba ari ikoti, risiga aho ngaho kugira ngo wuzuze biro 23, kubera ko bavuga yuko warengeje ibiro. Ubwo rero bo nta miyaga bagira, ariko aba ari ibintu bibabaje cyane ku burengeje ikiro kimwe cyangwa 2, ugasanga noneho niyo utabisize bakwishyuza amafaranga menshi. Urabona niba bakwishyuza amadolari 100, ubwo ni hafi ibihumbi cyangwa se birenga ibihumbi 100 by'amanyarwanda, cyangwa se ni nka 600 by'amakorona. Urumva ni amafaranga menshi bitewe n'ikiro kimwe cyangwa ibiro 2, kandi ayo mafaranga yagura ibyo bintu ugiye gusiga. Ubwo abenshi bahitamo kubisiga bitewe n'igiciro wenda cy'ibyo bintu. Ubwo rero hano hari igihe badushyiramo imiyaga, ariko muri Afurika rwose mujye mwihangana ntimurenze ibiro, kugira ngo mutabisiga ku kibuga cy'indege. Kuko hari igihe n'abaguherekeje ugira ngo ugiye kubibaha batakiri hahandi bategerereza abantu, cyangwa se aho bari baguherekeje, wenda ugasanga bagiye ukabura aho ubishyira, kandi indege n'ubundi igiye guhaguruka. Hari benshi bijya bibaho, nanjye byambayeho, bikaba bibabaje ko n'ayo mafaranga baguca atanasigara no muri icyo gihugu cyawe cyangwa se cyanyu bugiyemo, ahubwo n'ubundi agenda akajya kuri extra y'amafaranga ya bano bazungu, kuko nibo ba nyiri indege. Ubwo rero mugomba kujya mubyitaho ibyo byose. Noneho ikindi ugomba kwitaho ni cash ufite mu ntoki. Itegeko mpuzamahanga rivuga ko umugenzi atagomba kurenza amadolari 10,000 mu ntoki, cyangwa se amayero 10,000. Ubwo niryo faranga tugenderaho ku isi. Ayo mafaranga mvuze uko harabira amadolari n'amayero.
ubwo bavuga ko utagomba kurenza ibihumbi 10 kimwe muri ibyo cyangwa se kimwe muri ayo mafaranga. Ubwo igihe urengeje ibihumbi 10 uba ufite amahirwe mabi yuko igihe baba bagufashe wabirengeje barayakwaka, kuko ntago babizeye umutekano wayo, ntago baba bizeye aho wayakuye, baba bumva ko uri criminel cyangwa se wayibye banki runaka, ugasanga barayakwatse. Ubwo rero ugasanga uririye mu myotsi aho kugira ngo ugende ubahirize nyine rwa rugendo rwawe, ugasanga vakansi yawe irapfuye kubw'iyo mpamvu. Hari nk'abagenda wenda bagiye nko mu birori runaka, bagiye mu bukwe se, ugasanga yabukinze buri kintu cyose kijyanye n'ubukwe, sale buri kintu cyose. Murabizi ko ubukwe buhenda, ugasanga bipfuye ku munota wa nyuma kubera akantu gatoya nkako. Ibyo byose mugomba kujya mubyirinda. Noneho hari ikindi ngiye kubabwira kijyanye no gutumwa. Iki kintu mukiteho rwose. Akenshi iyo tuvuye muri Afurika usanga benshi badutuma, birumvikana iyo umuntu ariyo uraprofita ukazana utuntu wari ukumbuye, hari n'utundi abantu bagutuma, ariko iki kintu mukiteho ngiye kubabwira bw'ibyambayeho. Narindi i Kigali ngiye kuza, ubwo biriya bikapu basatse babishize kuri hariya munsi aho binyura munsi, baza gusanga muri scanner zabo harimo ikintu ngo kimeze ngo nk'amabuye y'agaciro. Naho burya ari ibikukuri nari nazanye, umuntu wari wantumye ibikukuri, ariko nge simbimenye ko agapfunyika ari yampaye kari karimo ibikukuri. Ubwo rero basanze muri scanner babibonye babona ngo ari amabuye. Nagiye kumva numva bari guhamagara muri microphone muri za bafure zabo zo hejuru mu kibuga cy'indege cyose kiba kiri kumva uwitwa Eric arakenewe. Ariko mw'abantu mwe nakubiswe n'inkuba, naragiye, ubwo baravuga ngo ni ibiki ufite mu bikapu, baravuga ko ndavuga ngo mfitemo ibintu bisanzwe, ngo yanga ufite amabuye y'agaciro. Mw'abantu mwe nakubiswe n'inkuba, ndavuga ko ntabyo nazanye, ko nta mabuye y'agaciro mfite. Ubwo twaraserereye, banyereka muri scanner ngo dore ikintu kirimo, kanange ndebye nsanga kuko kirashinyitse nk'ikibuye. Ubwo bahise batuma umupolisi ngo ajye kukinzanira, ajye kukizana aho hantu nyine mu kumba bari banshizemo, ni nkaho nari mbaye imfungwa. Ubwo arakizana, barabaranza baranyereka mbere yo gufungura, iki gikapu si cyawe. Ndavuga ngo ni icyanjye rwose, ngo gifungure. Ubwo nahise ngifungura buri byose, buri kantu kose ngenda ngakuramo, nsanga ni envelope bashizemo intu cya gikukuri. Baravuga ngo iki ni igiki, ngo nicyo twari turi kubona. Ubwo rero kuko nge ntari mbizi, nta nubwo nibukaga n'ibikukuri kuko ni kera nari ngeruka kera. Habwira rero ngo ni ibumba ngo ko ibumba turizi ritaba rimeze gutya. Ndavuga rwose ni ibumba, ariko mw'abantu mwe nuko ntarinzi icyari cyo. Igikukuri sinigeze nkibuka, sinarinzi sinibuka uko kimera, ngeruka kera nkiri umwana. Murabyumva ibyambayeho, ariko amahirwe nagize, murabona burya iyo ujya iwanyu cyangwa se abantu muvuga ururimi rumwe urabasobanura bakumva. Ubwo narababwiye rero niba ari amabuye y'agaciro muyijyanire, ariko mundeke nigendere. Ubwo byabaye ngombwa ko indege integereza mu gihe bari kunsaka. Indege igategereza umuntu umwe. Kubera iki? Ikosa nakoze ryo kuzana ibintu ntazi. Ni inama mbagiriye, mugomba kujya mujyana ibintu muzi, nkuko no mupolisi yabimbwiye ngo ntuzongere gukora ikosa ryo gushira mu gikapu
ibintu utazi ujyanye ibyari byo. Hari benshi bijya bibaho, hari ingero nyinshi nabaha wenda ntashatse kuvugira hano. Noneho hari nabo bapfunyikira amasaso, hari nabo bapfunyikira imbunda, ugasanga bimukozeho, arafunzwe imyaka ye yose. Hari n'ibihugu noneho iyo babigufashe nka gutyo bagwana igihano cyo gupfa, ugapfa uzize ikintu nk'icyo cy'agaherere kubera ko utazi umuntu wagupfunyikiye ibyo ugiye kujyana. Wenda reka ibyo tubiveho, ndizera uko mwabyumvise kandi ni ikintu cyo kwitaho cyane. Ikindi rero ni ugutega amatwi information cyangwa se amabwiriza yo ku kibuga cy'indege. Hari ukuntu wenda bagira nk'akabazo runaka, indege sigiye kugusubika wenda cyangwa se amasaha yahindutse, ugomba kujya utega amatwi, kuko iyo udateze amatwi hari igihe bari wowe babireba ugasanga indege iragusize, wenda amasaha bayegeje imbere ho gatoya cyangwa se bayegeje inyuma ariko ntiwabimenya, usanga utangiye kwitotomba ngo kuki batatubwiye biki kandi babivuze muri za bafure zabo. Ubwo ugomba kujya utega amatwi ukumva ibyo bari kukubwira ndetse n'indege ugiye kurira. Ariko nanone ugaha agaciro na gate ubu uruririraho. Hari ibibuga by'indege biba bifite amageti menshi, aho wenda usanga umwe afite wenda ururira kuri gate ya 15 cyangwa B15, B18, B30. Ugomba kumenya gate ugomba gutegererezaho, kuko hari igihe utegereza ku itariyo isaha zagera ukagira ngo wenda uracyategereje kandi indege yawe yagiye. Ariko nanone usanga banahamagara hari umuntu uri kubura, igihe waba utakurikiye information indege ikagusigaho uri kumangamanga. Ibyo bintu rero mugomba kujya mubyitaho. Ikindi, amasaha yo guhaguruka cyangwa se n'itariki. Hari igihe tuvuge niba uri i Kigali urataha urazi ni Burayi, hari igihe uba waravuze ngo uzataha tariki 20, noneho kuri tariki 20 ariko indege z'i Kigali zikunda guhaguruka nijoro mu gicuku, ugasanga ni 6:05. Ubwo ni ukuvuga ngo za 6:05 umunsi wa tariki 20 winjiyemo deje, kuko warengeje 6 za nijoro, 6:05. Rero hari abibeshya bakaza tariki 20 6 kuri wa munsi wa 6:05 winjiyemo, ahubwo bakagenda nijoro bakamubwira ngo uba waragiye ejo indege yaragusize. Ni benshi cyane bijya bibaho. Icyo kintu mukiteho nacyo, niyo mpamvu mba nakoze bino biganiro kugira ngo tujye dusangira ubumenyi, kuko niyo ntego yacu. Mba ngira ngo mbasangize ubumenyi, duhugurane mu bintu bitandukanye. Reka rero ndekeraho ikiganiro cyacu kitaba kirekire, ariko ndizera yuko izi nyigisho muzumvishije cyangwa se ni inama mubyumvishije, kandi mujye mubibwira n'abandi wenda baba batakurikiranye iki kiganiro, cyangwa se mugisangiza abandi kugira nabo babikurikire. Ni intego twihaye yo kugira ngo tujye tubahugura, tujye duhugurana. Ufite ikibazo akacyandika muri comment, cyangwa se ushaka ko hari icyo twakora ikiganiro akatwandikira muri comment. Ndizera ko ibyinshi ariko njya mbikora bitewe n'ibyifuzo byanyu mba nabonye muri comment. Ubwo rero nta kindi nababwira usibye kubifuriza amahoro y'Imana, kandi mukomeza gukurikira uyu muyoboro wacu wa YouTube channel kuri DS Connect TV. Amazina yanjye yari Eric Siuzike, kandi bifurije urugendo rwiza. Ciao.